ikaze rero nanone kuri kandi 150. Uyu munsi rero turibanda kuri C# data types isomo rya kane. Cyane turareba kuri value types uyu munsi. C# data types rero zirimo ibice bibiri, habaho iziri value types, hakabamo na reference types. Ariko muri value types hakabamo simple, hakabamo enum, hakabamo na struct types, hakabamo na nullable types. Muri simple types rero tugasangamo integer, character, floating, na decimal, na boolean. Ariho muri boolean harimo bool, hakabamo decimal muri decimal, hakabamo muri float na double muri floating, hakabamo char muri character. Then muri integer ayo dusanga s byte na byte na short, u short, int na u int, hakabamo long na u long. Naho rero muri reference types aho dusangamo class type, tugasangamo interface type, tugasangamo array types, tugasangamo na delegate types. Muri class types rero dusangamo object, tugasangamo string, tugasangamo na class. Muri make rero C# data types ni cyerekana donc ingano na type ya value ya variables ya variable. Ni ukuvuga ngo variable ubundi impamvu tuyikora nuko tuba tuzassigninga a value. Kugira ngo tumenye ingano ya value tuzayiha na type n'ubwoko bw'iyo value. Ubwoko bushobora kuba string, bushobora kuba integer ibibarika cyangwa inyandiko, cyangwa se n'imibare irimo ibice. Ubwo rero no kugira ngo tumenye ngo ese hazajyamo imibare ingana ite, hazajyamo niba ari integer se tuzabara kugeza ku mamiliyari angahe, cyangwa se niba harimo ibice nabyo tukabimenya, niba ari na string tukabimenya. Ni ibintu rero by'ingenzi kumva C# data types neza, kubera ko iyo uzumvishije bigufasha ko program yawe ibimeze neza. Ubwo rero ni icy'ingenzi kumenya ngo ndakoresha data types iri nyayo mu gihe nyacyo bijyanye na variable y'icyo ushaka gukora. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bizakurinda amakosa ashobora kuza muri program yawe. Binakufata igihe gitoya, bigufasha mu gukoresha igihe gitoya. Ikindi na memory ya program yawe izaba ntoya, bizayigira ntoya igihe, cyangwa bishobora kuyigira n'ibijyanye n'ibyo uri ugamije gukora. Ariko ahanini iyo wahisemo neza data types bigufasha ko memory ya program yawe iba iri ntoya, cyangwa se ijyanye n'ibyo uri gukora. Ubwo rero ikindi kandi ugomba kumenya muri C# data types ni uko iyo zigufasha kugira ngo code zawe zibe zakongerwamo se cyangwa zakosorwa mu gihe gikenewe. Ikindi no kugira ngo zisomeke neza. Ni ukuvuga ngo iyo wakoze data types, wahisemo data types neza, code zawe ziba zisomeka. Impamvu rero ni ukuvuga ngo nk'ubu ushobora nko kuba uvuga uti njyewe ndi kwassigninga ama variables, ariko azakora calculation, azabara, azakuramo, azagabanya. Urumva ko bitandukanye no kuvuga ngo ndi gukora variable y'amatext, ibintu bizasomwa, bizandikwa, bikajya hariya bigasomeka. Urumva rero nujya guhitamo ugahitamo string kandi ikagera muri cya gihe cyo gukarikira, bizaba bigoranye. Ni icy'ingenzi rero guhitamo data types nyayo, kuko urumva text ntago wazikarikira uzivanze n'imibare. Ya program yawe izakwereka ko ari error. Urumva rero birakorohereza. Reka rero turebe muri za kategori ebyiri za C# data types, iri value na reference types. Izi nkuko twabibonye nizo main category za C# data types.
ubwo rero muri izi main rero value types yo bigizwemo na instance ya type bitandukanye na reference type. Reference type yo iba ireferencinga kuri instance ya type. Ni ukuvuga ngo tubirebye muri example hano hari aka kazu twagahaye inkoko n'amagi. Aka kazu turakabara nka class yacu, ni nka template class, reka tuyibare nka template yacu. Ni ukuvuga ngo akazu kamwe kaba kagizwe n'inkoko n'amagi, ariko dushatse twakongeramo n'ibiryo. Ariko kuri uyu mwanya ni akazu kamwe karimo akazu kagomba kuba kagizwe n'inkoko n'amagi. Noneho mu cyumba rero hashobora kubamo utuzu twinshi. Iki cyumba nacyo turakibara nka class. Ni ukuvuga ngo niba tugiye kuvuga ngo tujye gukora akazu ka mbere, akazu ka mbere rero turakabwira ngo kangana n'akazu, impamvu twashyizemo rimwe hano na kabiri, ni ukuvuga ngo ni inkoko imwe n'amagi abiri. Noneho rero bivuze ngo aka kazu ka mbere dukoze muri iki cyumba gafite inkoko imwe n'amagi abiri. Noneho mu kazu ka kabiri tukavuga ko kangana n'akazu ka mbere. Byumvikana ko nyine ibiri mu kazu ka mbere nibyo biri mu kazu ka kabiri. Ariko noneho turavuga ngo okay, akazu ka kabiri reka tugahe inkoko eshatu. Ni ukuvuga ngo noneho akazu ka kabiri kugeza kuri umurongo wa gatatu kageze inkoko eshatu. Hano rero biza bikavuga ngo akazu ka mbere kazaza gafite inkoko imwe, amagi abiri, n'akazu ka kabiri kaza gafite inkoko eshatu n'amagi abiri. Impamvu ni iyi ngiyi, ni uko hano ari instance ya type. Ni ukuvuga ngo akazu ka kabiri twahisizemo, twagize ibyo dufata dushyiramo bitandukanye rero na reference type. Reference type yo akazu ka mbere twavuze ko kangana n'akazu ka kabiri, nk'uko twari twabibonye ko kazu ka mbere twagahaye inkoko imwe n'amagi abiri. Noneho rero bivuze ngo ka kazu ka kabiri kangana n'akazu ka mbere, ariko hano bitandukanye na value type iri kureferencinga instance ya type. Ni ukuvuga ngo ka kazu ka kabiri karahita kareferencinga akazu ka mbere. Bivuze ko niba hano mu kazu ka kabiri tuvuze ngo tugiye gushyiramo inkoko eshatu, kuko ari reference kuko akazu ka kabiri ka referencinga ka mbere, ni ukuvuga ngo instance ya type kazu ka mbere, ni ukuvuga ngo n'akazu ka mbere kahita kagira inkoko eshatu, kuko nyine urumva ni kimwe, ni nka sinzi ukuntu nabyita, ariko ni kimwe. Ni ukuvuga ngo ibiri buhinduke mu kazu ka kabiri birahita bihinduka no mu kazu ka mbere. Ari byo mpamvu hano mu kazu ka mbere dusangamo inkoko eshatu, amagi abiri, no mu kazu ka kabiri tugasangamo inkoko eshatu n'amagi abiri, bitandukanye n'ibyo twabonye muri value type akazu ka mbere. Ibi rero niyo difference ya value type na reference type. Ni icy'ingenzi kubyumva neza. Ni ryari nshaka ko nzakoresha reference type. Ese ninkoresha urugero, niba ushaka gukoresha reference type, ni ukuvuga ngo nshaka ko icyo na referencinze ya type kizagira affect ku biri references. Ariko iyo ari value type nta effect bigira. Ni ukuvuga ngo ni instance ya type gusa igirwaho igikorwaho. Reka rero tubirebe muri example ikurikira. Reka rero turebe example. Ndizera ko mwafashe already mwakire isomo rya kane. Twe twabonye right clicking set as a starter project kugira ngo bariyo igihe uraninze iza nka default. Ugikirera rero isomo rya kane project irahita ikuzanira console right line world error world. Reka rero duhere kuri ka kazu creating ya class, tugira public class, tugira struct. Niba mubyibuka struct ni imwe muri type ziri value type, tukita akazu
gukora template yacu noneho y'akazu. Reka tuyihe public integer int inkoko, variable ntabwo turi buyasayininge, ni nayo tuyihe int amagi, nayo tutari buyasayininge. noneho rero dukore public methods zizajya zisetinga kandi zinagetinge value of value y'inkoko n'amagi. dushobora kuza tukaba public reka tuyita akazu, nako iyi ngiyi dukore ni constructor ya class yacu akazu. iyi constructor yacu rero yakira parameter ebyiri ariyo inkoko, ikakira n'amagi parameters, and then whatever byaje muri parameters, iyi ni imwe mu nzira nziza ushobora gukoresha nayo iriwe ujya muri bracket curly bracket ukoze constructor. n'iyi ngiyi nayo irakunda nta kibazo. noneho rero hano tushyiremo inkoko zacu n'amagi yacu yo hejuru. ibi rero whatever ibyaje muri constructor byose turavuga ko nanone bingana na iyi nkoko. ibi ngibi tumaze gushyira hano ni ukuvuga ngo turi kuvuga ko biraba bingana n'ibyoherejwe muri ya constructor yacu dukora new instance y'akazu. bivuze ngo hano ni inkoko, hano ni amagi. urabona ko niyo intelligence ije, urabona ko itandukanye n'aya magi ya variable twakereye hejuru. ariyo mpamvu ari ngiyi dufata rero. birebye neza niyo mpamvu nagiye nkora bakora amagi. urabona ko atangirwa na capital izi parameters za constructor, naho variable z'inkoko n'amagi ikaba itangizwa na raw letters. rero tuze gukora tuze guprintinga out cyangwa se tuvuge icyo iyi class yacu ikigomba kuritaninga igihe cyose dushatse kwerekana ya class. turagira override, nabyo tuzabireba. igihe umuntu avuze ngo ya class yacu ifite string, dukoresha iyi. urabona ko hariya bari baduhaye already uburyo bwo gukoresha iriya metode yari isanzwe ikorwa, ariko reka dukoresha iyi ngiyi nta kitwaye. noneho hano rero turakora turaritaninga ya magi inkoko, inkoko. hano naho tuvuga ko turitaninga amagi, then duclosinge line yacu. ibi rero biraza kuritaninga iyi biratuma biritaninga inkoko n'amagi aribyo biri hano. igihe cyose tuvuze ngo duhe ibigizwe na akazu, ni dusaba ngo duha akazu iratwereka inkoko itwereke n'amagi birimo, nicyo bivuze. none tugaruka muri main yacu dushobora kuvuga ngo var
noneho tugiye gukora akazu ka mbere, noneho dukore new instance y'akazu ariyo iyi. Murabyibuka ko twabibonye muri variables aho ugira ngo new and then ukagira akazu hariya, noneho ugashyiramo inkoko imwe tukagira amagi. Urabona ko already IntelliSense iti kwereka ko akazu kakira iyi ntuze yayo, constructor yayo yakira parameter y'inkoko n'amagi. Hano ibiti bikwereka. Noneho hano nituvuga ngo var, noneho dukoresha var, tukavuga ngo akazu ka kabiri ko kangana n'akazu ka mbere, tugafunga. Ari nk'ako kare twagiye tubibona muri za example twashushanyije kare. Noneho hano ariko dushobora kuvuga ngo akazu ka kabiri, kuko ubu akazu niko kagize ni ya class, ni class iyi ngiyi ya template. Noneho tuvuga ngo dushobora kugaha amagi cyangwa inkoko. Urabona ko dushobora kugera ku nkoko cyangwa amagi muri IntelliSense bahita babikwereka. Noneho tugahe inkoko tuvuge ko zingana na gatatu nk'uko twari twabivuze. Noneho hano rero icyo tugiye gukora ni ukuvuga ngo tugiye kureba iyi ngiyi already ni value type iyi class yacu, kuko ifite struct twasanze twabibonye kare ko struct iri muri value types. Ubu rero nituvuga ngo reka printing out turebe noneho ibyo iri buduha. Dushobora kuvuga ngo console tugashyiramo sign, tugashyiramo double quote, then hano tukavuga ngo wenda reka printing name y'akazu ka mbere. Noneho reka tubikore mu buryo bwumvikana. Tuvuge ngo name of akazu ka mbere. Nyuma y'uko akazu ka kabiri kahindutse, hano twerekane akazu ka mbere uko kangana. Kuvuga ngo noneho akazu ka kabiri nako none dushaka turahita tukerekana kerekana uko kangana ya dollar sign. Reka turebe name of akazu ka kabiri, tuvuga ngo kangana, tuvuge ko kangana karimo cyangwa se karimo
karimo akazu ka kabiri. Ibi rero hano ni nka example twahoze tureba kare, ariko hano noneho nabyo nyine biri bugira effect. Reka tubiranime turebe uko bimeze. Urabona ko porogaramu yacu imaze kuraninga yerekana ko akazu nyine akazu ka mbere, iyi niyo name of akazu ka mbere, nyine ni akazu ka mbere, niyo zina rya variable. Then urabona ko nyuma y'uko akazu ka kabiri gahindutse kakomeje kaba kagira inkoko imwe n'amagi abiri. Noneho hano rero akazu ka kabiri nako tukabona ko karimo inkoko 3 n'amagi abiri. Ibi rero byumvikana neza ko iyi ngiyi ari value types. Bitandukanye rero na reference type. Dushobora gukora reference, twabonye ko class ni imwe muri reference. Nitugira ngo class, instead yo kuvuga ngo dukoreshe struct, ubu automatically iyi ngiyi irahita iba reference type. Ni ukuvuga ngo akazu iba reference type. Niturekera gutya, bivuze ngo aka kazu ka kabiri kahita ka referencinga akambere. Nitwongera kubiraninga kugira ngo turebe ko ibyo twakoze ari byo, katubiraninge. Urabona ko rero ka kazu ka mbere nyuma y'uko akazu ka kabiri gahindutse, urabona ko ni 3 inkoko 3 n'amagi abiri, inkoko 3 n'amagi abiri mu kazu ka kabiri. Ariko mu by'ukuri urabona ko twari twahinduye mu kazu ka kabiri inkoko. Bitandukanye n'igihe hano twari dufite struct type, noneho twayikuyeho dushyiraho reference type ariyo class. Kuko ari class ari reference type, ni ukuvuga ngo yagiye akazu ka kabiri, ariko aka ngaka tubona hano karagenda akareferencinga akazu ka mbere. Ibyo ushatse rero kubikora hano dushobora no kugira gutya, tukavuga ngo reka dukore static method hano. Hano dushatse twahita duha reka tukohereza ya reference akazu method bisanzwe. Reka tuyite void, taninga ikintu dukorere no printinga gusa, niyo mpamvu ari void. Tuzabireba nabyo. Noneho nituvuga ngo iyi tukayihamagara hano twohereza, tukavuga ko tugiye noneho kohereza muze akazu ka mbere, twoherezamo akazu ka mbere. Ariko noneho nitugera hano tumaze kohereza akazu ka mbere, ubu ni ukuvuga ngo karaza gafata iyi parameter ariyo akazu. Aka kazu ka mbere twohereje hano niko kaza iyi ni parameter y'iyi method. Noneho rero ihinduka akazu, nidushyiramo amagi, reka duhindure amagi wenda tuyagire 5. Nitumara guhindura amagi yacu 5, ndayanguza kubireba neza, duhinduye ubu ngubu akazu ka mbere. Nitwongera tugaprintinga hano, yerekana aho bigeze. Ni ukuvuga ngo hano kuri
kanya kuri iyi reference iraduha amagi 3, inkoko 3 n'amagi 2, ariko nitugera hano buri kimwe kiraduha inkoko 3 n'amagi 5 kubera ko hano iyi method yaje iduhindurira reference y'amagi yagira 5. yewe reka nkopie iyi ngiyi nyizana hano kugira ngo tuze kureba uko akazu kangana. Akazu kari hano nk'uko kugira ngo nako mbere yuko tugira icyo twimprima tuze kureba, twandike ko ivuye muri method yacu. Hano noneho iraranze twereke uko bimeze, noneho na hano ize kutwereka akazu ka kabiri n'akazu ka mbere. Nukuvuga ngo aha ngaha urabona ko ni aka kazu iri butwereke. Mu by'ukuri dusa nk'abahinduye aka kazu, ariko urabona ko ka referensinze igihe twohereje iyi parameter still turacyakora reference, kuko iyi reference y'iki y'akazu, kuko hano nyine akazu ni class ni reference type. Aha rero nitubiraninga reka urabona ko nyuma yo kuraninga akazu uyu murongo wa hano hejuru watweretse ko ari inkoko 3 n'amagi 2, nkuko no mu kazu ka kabiri ariko bimeze. Ariko none ivuye muri method, ariyo ivuye muri method ni iyi ngiyi. Tumaze noneho kongera amagi, urabona amagi hano muri method yagiye 3 n'atanu kuri hano kuri aka kazu. Noneho igitangaje cyangwa magic ya reference nuko n'akazu ka mbere n'aka kabiri nyuma yuko tugize icyo duhindura ku kazu yahise imenya ko nta itakiri amagi 3 inkoko 2 n'amagi 2, inkoko 3 n'amagi 2, ahubwo byabaye inkoko 3 n'amagi 5. Kuko hano twaje duhindura amagi 5, ariko wibuke twa references akazu ka mbere. Nukuvuga ngo niyo hano wakohereza akazu ka kabiri akaba ari gushyira hano, still bizagira effect imwe kuko ni reference bitandukanye. Rero ubu mvuze ngo ndakora struct type, which is struct type nyine turabizi ko ni value type, ntabwo ari reference. Ibi nitubiraninga turabona ibintu bitandukanye kuko akazu kahise kaba value type ntabwo kakiri struct. Reka turebe icyo urabona ko noneho tubonye ibisubizo bitandukanye. Nukuvuga ngo ka kazu ka mbere n'ubundi karakomeza kagire inkoko 1 n'amagi 2. Akazu ka kabiri kuko twagahinduriye hano karaza nako kaba gafite inkoko 3 n'amagi 2. Noneho nitugira muri method nayo ubwayo iyi ngiyi akazu, iyi class akazu yabaye ariyo yabaye struct, ntabwo kiri class, ntabwo kiri reference type, yabaye value type. Ariyo mpamvu hano izakora kuko twohereje akazu ka mbere kari gafite, tuzi neza ko gafite inkoko 1 n'amagi 2, none duhinduye amagi tuyagize 5. Ariyo mpamvu hano yaduhaye result y'amagi 5 n'inkoko 1. None hano rero nitugaruka none tugashaka kureba ibirimo hano nyuma, nta kintu iri bubihindureho. Nukuvuga ngo n'ubundi birakomeza bigumane icyo akazu ka mbere gafite n'icyo akazu ka kabiri gafite. Nukuvuga ngo akangaka irakabara, program irakabara nk'akandi kazu actually ka gatatu twongeyemo gafite inkoko 1 n'amagi 5. Niyo rero bitandukanira na reference na struct. Ibi rero ndizera ko reference na value type na reference type niryo tandukanyirizo ryayo, ariko ni ibintu biri interesting. Ni byiza ko umuntu abyumva ukamenya kugira ngo uzamenye ngo program yanjye irakorete, ese irahuza ibintu gute, ni ryari ndi gukoresha struct cyangwa ni ryari ndi gukoresha class. Ndizera ko rero byumvikanye. Reka noneho turebe n'ibindi. Rero dukomeje turabona C# data types ifite iziri common data types zikunda gukoreshwa. Turasangamo integer ariyo int,
nuze ya keyword yayo ni int, tugasangamo long ikaba ifite 4 byte, ni long ikagira 8 byte, tugasangamo float ifite 4 byte, tugasangamo double nayo ifite 8 byte, tugasangamo bool iri under boolean nayo ifite 1 bit, tugasangamo char ariyo iri under character ifite 2 bytes, nayo istoringa 2 bytes, ikaba istoringa single character, nyine character imwe. Tukabonamo na string ibika iti storinga size yayo ikaba ari 2 bytes kuri buri character. Mu kuvuga ngo iyo uvuze string buri character iba ifite 2 bytes, niyo wakwandika ijambo kaniyo, ubwo no kuvuga ngo ugenda ubara buri character wiha 2 bytes, ubwo ibika kuri buri character iri storinga 2 bytes. Ikindi ikaba nyine ibika sequence of character kandi ikaba isurroundinze na double quote, nkuko twagiye tubibona tuyikoresha kare muri zira example zashize. Now character rero ikaba iba surrounded na single quote kakanko hejuru kamwe, na double rero nayo ni bisanzwe nyine storinga 15 digital decimal digital. Now float nayo 6 to 6 kuri karindwi decimal digital, na long urabibona uko biba bimeze na int. Okay, now turebye muri simple types dusangamo integer, dusangamo characters, floating, decimal na boolean. Integral rero integral types nta buriye na integral yo muri mathematics. Iyi ni nka specification nyine ya programming languages. No, ariko rero integral types dusangamo ni whole number, nyine ni imibare yaba iri assigned cyangwa utari assigned. No, tukasangamo na the char type nayo ikaba ari iri assigned cyangwa itari unassigned. No, tukabona muri integral type rero twabibonye kare ko dusangamo s byte, short, u short, int, u int, na long, na u long, na char. Izi rero ni storinga mu bits, izi nizo bits zayo storage ibika, aho dusangamo s byte 8, byte ni 8, nayo short ni 16, u short ni bit 16, then int tukasangamo bit 32, u int 32, long 64, u long 34, then char ni 16. Ibi rero uko ugenda ubyinjiramo uzagenda ubyumva, ushobora gufata ntuze umwanya wawe ukagenda uzireba, bibaye ngombwa ufite umwanya ukazimemoriza na kugira ngo bizagufashe kumenya ni ryari ndi bukoreshe iyi mu buhe buryo. Tuje rero kuri character ubundi representing na char. C# rero ifite icyo twakwita nka special syntax, nyine aho character ishobora kuba nyine script representing na printable characters. Na printable characters ni nk'ivuze ngo urugero hano nk'iyo twashyizeho backslash tugashyiraho forward backslash, yes, na single quote, tukaba twavuga ko ari single quote. Iyi ngiyi noneho ikaba ivuga ko muri ya string arajyamo double quote kugira ngo itaza confusing. Backslash, iyo ushaka kwandika backslash ushyiraho iyi backslash kongeraho indi backslash. No kuvuga ngo backslash ni igikurikiwe ikibara nka character, ntago ibi kibifata nka za double quote twabonye kare ziba representinga the whole string inside muri hagati muri za double quote. Now floating point rero na decimal
floating point type ni iba ari float cyangwa double, ariko nanone zikoreshwa igihe cyose harimo real number. Nkuko ushatse wakora research kuri IEEE 754 abisobanura neza nkuko ikiri real number ni nk'ahandi dusangamo ibice cyangwa se harimo fraction turugabanya tukakuramo tukakuba kugira ngo handi twending up na karindwi n'ibice 70 gutyo ibintu nk'ibyo. Now decimal type rero zigomba kuba zikoreshwa mu bintu bijyanye na financial, harimo amafaranga akenshi ariho dusanga amafaranga kenshi na kenshi. Twagaruka rero floating point and decimal dusangamo float ikoresha 32 bit ijyamo 32 bits, no double nayo igakoresha 64. Twabibonye kare decimal igakoresha 128. Urabona ko decimal ni storing size nini cyane. Aya rero nama decimal place na precision zayo ni 15 digit double na float kagira 7 digit. Nta kindi rero uko twabibonye nyine floating point zikoreshwa iyo ushaka gukora nyine operation irimo isaba za fraction n'ibindi, ariko igihe ushaka gukoresha ibintu biri financial ugomba gukoresha decimal. Niyo nicyo gihe mu mahitamo meza ushobora gukora. Naho rero ubundi muri simple types nanone tusangamo boolean ihagarariwe na bool. Boolean rero ni nko kuvuga ngo nibyo sibyo, ni dufasha kumenya nibyo sibyo. Akenshi no tuyikoresha nk'iyo dushaka kuvuga ese n'urugero hano natanze urugero, dushobora kuvuga ngo bool turi kuvuga iyi variable tukayiha type ya bool. Inkokokazi itera amagi, nibyo ni true kuko twashyizeho bool. Ariko no tuvuga ngo bool isake itera amagi ntabwo ari byo, ni false nyine. Ubundi bikorana na true na false, nizo value zayo ziba assigned kuri bool cyangwa se boolean type, kuko ni dufasha kumenya ngo ibintu nibyo cyangwa se sibyo. Iyo biroroshye nayo tuzagenda tubibona. Rero hano tugasangamo indi type yitwa nullable. The value nullable nyine twemerera kwassigninga null value to a variable. Ni ukuvuga ngo nka int ntabwo ubundi igira null, ariko noneho twakoze null variable, nullable type, ni ukuvuga ngo bitwemerera ko ya int dushobora kuyiha null ikayemera. Nullable type rero ishobora gukoreshwa kuri value type ifite reference type. Birumvikana igomba kuba ifite reference type yayo kubera ko nyine iba deja ikonteninze ya null variable. Urugero hano nagiye ntanga nk'ubu int j tuyihaye null, iyi ngiyi bizatanga compile error kubera ko ntabwo integer ijya yakira null value. Integer type ntabwo igistwara nka null value. Twabibonye ko ni whole number, ariko mu gihe dushaka tuvuga ngo ibi ngibi bishobora kuzakenerwa kubaho, ahubwo tuzavuga ngo nullable tuyihe int, noneho tuvuge ngo tuyihe value tuyireferencing ya type, noneho turangiza tube twayiha noneho ya null. Ibi ngibi byo biremewe, ushobora kubikora. Noneho ni kimwe n'ibi ngibi twakoze hano, ushobora kuba int noneho ugashyiraho question mark j ukayiha null. Nabyo ni declaration nayo iremewe. Inam nayo rero turaza kubireba muri example. Inam rero nayo
nayo ni type nyine idufasha nko guhitamo igihe ufite choice. Ushobora kuvuga ngo ufite nk'iminsi y'icyumweru ukaba uzi ngo ni kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, ariko none ukaba ushaka kuzayikoresha muri porogaramu yawe. Iyi ngiyi enum, keyword yayo aba ari enum, ni igufasha nko gukora iyi choice. Nk'ubu ukaba wavuga ngo iminsi, ugashyiraho akadomo ukavuga kwa kabiri, ubwo bivuze ngo ya value irahita imenya ngo ni kwa kabiri kandi nyine ni kabiri. Ushobora kuyikoresha wifashisha mu bintu bijyanye na kalendari. Reka turebe mu ma example yayo ya nullable value na enum uko bikora. Ubwo rero murabona ko muri nullable value tuhere kuri example, urabona ko tuyideklara dushyizemo noneho tukareferensinga ya type. Noneho hano urabona ko ni t, iyi t ihagarariye type iyo ariyo yose. Ushatse washyiramo double, ushatse washyiramo icyo ushatse. Urabona ko noneho twavuze ngo n ariko ingana na new. Ubusanzwe ntabwo integer ntijya yemera new, kuko nk'ubu ngubu ni urugero, niba dushobora kugira ngo I equal to automatically hano turahita tubona compile error kuri iyi I, kuko iratubwira ko twasayininze value itari i. Ubusanzwe integer ifata whole number, ishobora kuba 0, ishobora kuba ikindi kintu ariko cy'imibare, ariko ntabwo yaba nta nubwo yaba string. Iyo twayiha string ntabwo yabyemera, ntabwo byakunda, irahita ikomeza iduhe compile error. Ariyo mpamvu rero icyo dushaka nko kuba twakwasayininga ya integer yacu new, ariyo mpamvu dukoresha iyi type ya nullable. Noneho hano rero iyo tuvuze ngo n ariyo ya number get value or default, ni ukuvuga ngo iyi method kidukorera iyo ibonye ari new iduha 0, igetinga default value. N'ubundi buryo rero nabwo ushobora kudeklara nullable value, ushyizeho question mark, ukaya int, ugashyira question mark, ugashyiraho noneho ubundi buryo nabwo hano urabona ko noneho twayihaye integer nta kibazo, nta complaint, n'ubundi irayemera, n'ushyiraho nayo irayemera nta kibazo. The same nyine tumanutse ni to debugging umureta mubibona. Reka nako turaninge turebe. Urabona ko rero result twabonye hano hari 0 kuko twagiye dufata get default value ya null, then iyi null yagiye izana 0, ariyo default ya integer ni 0. Noneho hano naho igenda iduha of course bijyanye n'ibyo twashyizemo ko twayihaye. Aha rero impamvu wenda nullable type ishobora gukenerwa n'igihe utekereza ko ukoze porogaramu ukaba utekereza uti hariho values zishobora kuza unexpectedly ziri null. Ubwo bivuze ngo niba utekereza ko hari uburyo ki bishoboka ko ya porogaramu yawe ishobora kuba yaherezwa ikintu kinini, kugira ngo hatazaba error, porogaramu itazagira error cyangwa se ibe confused, throwing error, biba byiza iyo ukoresheje get value of or default, kubera ko get value izana value iyo yabonye ifite value, iyo nta value yari ifite cyangwa se ari nka new izana default. Nk'ariya default ya int ni 0. Rero turebe example ya enum cyangwa se enumeration type. Enumeration type rero igufasha mu buryo bwo guchuzinga ukoresheje either enumeration nyine cyangwa se ibyo washyizemo. Nk'ubu kuri example twafashe public enum iminsi, then tuziko iminsi igira iminsi 7, icyumweru kigira iminsi 7, dushyiraho kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu. Enum rero ibyo washyizemo hano ni ukuvuga ngo ibibara ijya kumera nk'icyo twita array.
imibare ihereye kuri 0 1 2 3 4 5 6 ni ukuvuga ngo gatandatu iyo dushyizemo gatandatu nibyo bivuga icyumweru. None rero urabona muri static void main yacu twagize gutya tuvuga ngo iminsi dushyiraho umunsi w'inama, noneho tuvuga ko iminsi dot kwa mbere, ubwo tukuvuga ko iminsi dot kwa mbere ni kwa mbere. Noneho hano tuvuga ngo dusohorere cyangwa duprintingire umunsi w'inama. Noneho na hano iyi ni indi example twafashe, turavuga ngo iminsi yo gukorera mu rugo, dufata iminsi tukastinga iminsi kuri gatatu. Hano rero kuri gatatu biba bivuze ngo tubaze guherera hano kuri 0 1 2 3, bivuga ngo gatatu ni kwa kane. Ubwo bivuga ngo hano nitushaka kureba uyu munsi tuprintinze out, turabona ko ari kwa kane aho kuba kwa gatatu. Ni ikintu cyo cy'ingenzi kumenya ko uko itondeka ibara n'ibyo ushobora kuyikoresha. Ni ukuvuga ngo ushobora kuyikoresha muri kalendari cyangwa se ahantu hose uvuga uti ni munaka klika gatatu arabahisemo kwa kane, wenda byaba ngombwa kuri displaying kwa kane ukaba wa displayinga uwo munsi wo kwa kane. Muri make rero ni inam ni gutya imeze. Reka noneho tuyiraninge turebe example yacu uko ikora. Urabona ko rero muri console yacu twabonye ko ya printinze hano printinga kwa mbere nkuko twari twabifuze. Noneho na hano umunsi wo gukoreraho inama wo gukorera mu rugo nawo ivuga ko ari kwa kane nkuko twari twabibonye hano ari gatatu. Twa castings means itimenya ko iri bujye gufata kuri range ya gatatu, ariko ubwo ya range ihereye kuri 0 kuko ibara ihereye kuri 0. Noneho rero gatandatu hano nkuko twari twabirebye kugira ngo tubiprovinge, urabona ko ni ku cyumweru nkuko hano bimeze. Inama rero ni gutya ikora. Tuzagenda wenda tugira amahirwe yo gukora amatutorial arimo na inam kugira ngo twumve n'iryari n'akamaro kayo cyane aho ishobora kudufasha. Nyuma rero ya inam muri value types habamo na struct, ari nayo ya nyuma turi burebereho. Value struct rero, struct value ni kare twayikozeho na example, ni igufasha kugira ngo uze kubona ibintu. Donc irimo ibumbiye data cyangwa ushobora no gukoreramo function runaka ariko ikaza kuritaninga za data uko zari zimeze. Donc ishobora nko kubikira ama variables menshi atandukanye cyangwa se harimo n'ama function akora ibintu runaka ku buryo ushobora kuyohereza ikagenda ikagukorera, ariko ntago ari reference, nta nayo na reference. Kare twabonye example imbereka kuri references na struct, niyo mpamvu ntago ndi bwirwe nyitindaho. Muri make rero urebye yankapsulatinze data n'izibindi biri related function. Nk'ubu ni urugero hano urabona ko code then dufite public code then tukagira double na y. Ubwo rero hano izi ni global variable ya public x na public y iri get. Ni ukuvuga ngo igihe cyose tuhamagaye code dushobora kugetinga cyangwa se tuhamagara code ariko tukayiha aya parameters. Ni ukuvuga ngo dushatse hano twakora calculation runaka, twakalculating ibintu runaka, noneho tukavuga x ingana gutya y ingana gutya, tukaba noneho twareba icyo y. Nk'ubu ni urugero dushobora nko kuvuga ngo turakora public struct wenda niba twohereje x izagenda igateranyaho 5, niba twohereje double ikagenda double y ikagenda ya 5 ikagenda wenda y whatever twohereje muri y ikagenda ikabikuba n'inshuro zishobora kuba 15 cyangwa zingahe. Ni ukuvuga ngo noneho tukavuga ngo x izaba ingana na whatever twohereje muri x
parameter ya x uteranyijeho ya gatanu na y zabingana na whatever twohereje muri parameter ya y ukubye inshuro 15. ubwo rero iyo tuvuze ngo code noneho tuhe x izaduha resultat zavuyemo hano na y izaduha resultat zavuyemo hari. muri make rero ni ibi iri somo rya kane narigarukira. ubutaha tuzareba reference types zo zirimo deep, niba ngombwa nzajya mfata imwe kugira ngo tuzijyemo neza tunabashe kuzumva birambuye. ubwo rero niba wakunze isomo kora like, niba hari igitekerezo ufite cyangwa icyo wumva twakongeraho nawe ukore comment ukitubwire, kandi ntibibagirwe gukora subscribe. murakoze.